twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhuriye ngaha kuri buri munsi kubera impuhwe z'Imana. Nyagasani tugenze uko ushaka, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bana b'Imana ni muhumure, turi kumwe n'Imana ubwo tujya gusoma ibaruwa nziza y'ihumure Imana yatwandikiye ku wa gatanu cy'umwaka cya 14 gisanzwe tariki 8 Nyakanga 2022. Isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Hozeya umutwe wa 14 umurongo wa 2 kugeza ku wa 10. Isiraheli, garukira Uhoraho Imana yawe kuko ayobejwe n'ibicumuro byawe. Garukira Uhoraho mubwira uti duhanagureho ibicumuro byose maze wakire ikiri cyiza. Aho kugutura ibimasaho ibitambo tuzakwegurira amagambo avuye mu kanwa kacu. Ashuru ntizongera kudukiza ukundi, ntituzongera kugendera ku mafarasi cyangwa tubwire igikorwa cy'ibiganza byacu tuti uri Imana yacu, kuko ari wowe imfubyi zikesha kugirirwa impuhwe. Nzabakiza ubugambanyi bwabo mbakunde bikuye ku mutima, kandi sinongera kubarakarira ukundi. Isiraheli nzayimerera nk'ikime, irabye indabyo nk'izalisi, kandi ishora imizi nk'ibiti byo muri Libani. Imicwira yayo izasagamba, ubwiza bwayo umere nk'ubw'umuzeti, n'impumuro yayo imere nk'iya Libani. Bazagaruka bature mu gihugu cyanjye, bongere bashibuke nk'ingano, barabye indabyo nk'umuzabibu, kandi ubikirangirire nka divayi yo muri Libani. Efurayimu izavuga iti ndacyahuriye he n'ibigirwamana? Ni koko ndayumva kandi nkayitaho, meze nk'umuzonoba utohagiye, ni njyewe ukesha umusaruro. Ninde muhanga ngo yumve ibyo bintu, cyangwa se umunyabwenge ngo abimenye? Inzira z'Uhoraho ziraboneye, zikagendwamo n'intungane, n'abahemu bakaziteshuka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 51. Nyagasani, akanwa kanjye kazatangaza ibisingizo byawe. Mana yanjye, ngirira imbabazi ukurikije ineza yawe. Kubera impuhwe zawe nyinshi umpanagureho ibyaha byanjye. Nyuhagiraho wese ibicumuro byanjye, maze unkize icyaha nakoze. Naho ukunda umuntu utaryarya, maze ubushishozi ukabunyigishiriza mu mutima wanjye. Ntera icyuhagiro nkiri ubwandu bwose, unyuhagire maze nererane kurusha amasimbi. Mana yanjye, ndema mu mutima usukuye, maze umvugure mu bitekerezo biboneye. Ntunyirukane mu ntekure yawe, cyangwa nkure umwuka uzira inenge. Agomba kwishimira ko nakijijwe, kandi nkomezemo umutima wuje neza. Nyagasani, bumbura umunwa wanjye, maze akanwa kanjye gatangaza ibisingizo byawe. Nyagasani, akanwa kanjye kazatangaza ibisingizo byawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo umutwe wa 10 umurongo 16 kugeza kwa 23. Muri icyo gihe Yesu yabwiye intumwa 12 ati dore mbohereje nk'intama mu birura. Murabere inyagenge nk'inzoka, mube n'intaryarya nk'inuma. Muritondere abantu uko bazabagabiza inkiko zabo, kandi bakabakubitira amasengero yabo. Bazabajyana imbere y'abatwari n'abami ari njye muzira, kugira ngo mumbere abagabo mu maso yabo n'imbere y'abanyamahanga. Igihe rero bazabagabiza inkiko, ntimuzakurwa umutima n'ibyo muzavuga n'uburyo muzabivuga. Icyo muzavuga muzakibona icyo gihe, kuko atari mwe muzavuga, ahubwo ni Roho wa So uzabavugiramo. Umuvandimwe azatanga uwo bavindimwe ngo bamwice, umubyeyi n'umwana we bibuko. Bazahinduka abababyaye babicishe. Muzangwa na bose muzira izina ryanjye, ariko uzakomera kugeza ku ndunduro, uwo ni we uzarokoka. Niba bahiga mu mujyi uyu n'uyu, muhungire mu wundi. Ndababwira ukuri, ntimuzarinda guhetura imijyi yose ya Isiraheli umwana w'umuntu ataraza. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Turaje Yesu, twitabye ijwi ryawe, tuje iwawe ngo tubere urumuri, kuko uru rugamba turwana rurakomeye, n'abanzi turwana na bose abantu n'ibikomangoma by'iyi si. Amen, amen. Bakristo bavandimwe, nidukomere kuri Kristo. Kristo ntaganzi wacu, tumubone tumwereke abandi buri munsi. Iyi ndirimbo dutangiriyeho nziza cyane ni ya Padiri Zone Metogeni wo muri Diocese ya Ruhengeri, atwibutsa nyine ko turi ku rugamba kandi twegeranye na Yezu, ko turwana na byinshi mu mirimo yacu, mu butumwa bwacu bwa buri munsi,
ariko niba turi kumwe na Yezu wadutoye akaba nawe udutuma, nidushikame dukomere mu butumwa, ntacyo tuzabura, ntacyo tuzaba. Hamwe n'aya masomo matagatifu aryoshye cyane, tujya kuzirikana ku ngorane ebyiri z'ingenzi intumwa ya Kristo ihurirana nazo mu butumwa. Icya mbere ni ibimurwanya, icya kabiri ni ibitotezo, abamurwanya ndetse n'abamutoteza. Mu gifaransa ni l'opposition et la persécution. Eseye kubona kumva ko mu ngo harimo ibibazo byinshi, umugabo arwana n'umugore we, mbese za ngo zinje muri ya systeme zirara zishya, ubwo mpita nkuramwe akanjye karenge mfata icyemezo ko ntazashinga urugo bibaho, kubwo butumwa Yezu ashaka abana bwihera njyewe sindimo. Ese kuba hari ingo z'abihaye Imana, des communautés religieuses, batumvikana, badacana uwaka, badatanga urugero rwiza, mpita nanjye ndambika umuhamagaro, formation nari ndimo yo kuziyeburira Imana, iyo nzira, iyo shominoma nyireke, ngo biragoye, ngo ntibishoboka, ngo ntabwo nshoboye kongera gukomeza, ngo Yezu atuma abandi, ngo sinjye nyine uhari. Mukristo muvandimwe, mwana w'Imana, Yezu ati humura, ninjye ugutuma kandi ninjye ugushoboza. Rero kuba uri umukristo yewe w'indani, turaza kubona ko bidakuraho ibikurwanya ndetse n'abakurwanya n'ibitotezo. Icyo tanura gutwaza ugashika mu butumwa Imana iguha igutorera, kuko Imana idotora gusa abashoboye, ababyigiye, intiti, intungane, ahubwo bitora abanyabyaha, abanyantege nke, irabashoboza bagashobora kubera Imana. Ratwa Mana singizwa dawe. Muri isi wa Kristo bavandimwe, hari byinshi bidutera ubwoba, bikatudurumbanya, bya bikomangoma, ariko nimukomere, uzakomeze kuba indahemuka ku Mana. Humura, iturize, wishingiwe n'Imana. Komera rero, niwe ubwishingizi bwa buri mu Mana. Mu isomo rya mbere twazirikanye, umuhanuzi Hozeya ari gutsa umuryango w'Imana ako kantu k'ubudahemuka ku Mana, ubwishingizi mu Mana. Ati Isiraheli, garukira Uhoraho Imana yawe, garukira Uhoraho umubwire uti duhanagure ibicumuro byose, maze wakire ikiri cyiza. Ni koko inzira z'Uhoraho ziraboneye, zigendwamo n'intungane, naho abahemu bakaziteshuka. Amen, amen. Burya ababyeyi bavandimwe, amahirwe nyakuri ni ukubaho mu budahemuka, kuba indahemuka ugakomera ku isezerano, kuba indahemuka ko mwashakanye, kuba indahemuka ku kazi, kuba indahemuka mu buzima bwawe bwose. Bene uyu muntu nta kabuza Roho w'Imana niwe uri kumukoresha, arakuvugiramo. Kwishingikiriza Imana kuva ko ntacyo nshoboye, amaso yanjye nkahanga Imana, Nyirimbabazi, Nyirimpuhwe, ndi umunyabyaha, ngeneye Imana kugira ngo inkize. Nk'umuririmbyi wa Zaburi nk'uko yabiririmbye. Ni koko bakristo bavandimwe, Imana iduha ubutumwa bukomeye, ariko icyiza cyayo n'ubundi ikomeza kutuba hafi. Ntabwo twabyishoboza, ikaduhumuriza, ikadukomeza mu nzira yewe ziteye ubwoba. Ni koko bavandimwe, ntaho kwihandagaza ngo yiyemere ngo njye ndashoboye, ngo mfite imbaraga nyinshi, ngo sinagwa. Ikigaragara bavandimwe, Imana itora abanyantege nke ndetse n'abatishoboye kugira ngo ibashoboze. Imana niyo itugize, niyo iduha n'izo mbaraga, ntacyo twakwishoboza tutari kumwe n'Imana mu butumwa. Yezu ntawe ko yadutoye ntabwo twimereye, turi abanyantege nke, bityo amenya amakuba n'ibitotezo bitegereje intumwa ze. Azi neza ukuntu inzira y'ubutumwa inyereye, ari kure, igoranye, azi neza ndetse n'abanyereza iyo nzira. Azi akarengane yahuye nako intumwa ze zizahura nako kandi zikomeje guhura nako. Bazafungwa, batotezwe, babeshyerwe, bababazwe ku buryo bwose. Ariko muri Ivanjiri Yezu arahumuriza izi ntumwa ze ati ntimuzakorwe umutima n'ibyo muzavuga, si mwe muzavuga, ahubwo ni Roho wa So uzabavugiramo. Ako kantu bakristo bavandimwe, ntabwo turi twenyine, Imana iri kumwe natwe. Tugomba kumenya ko ikibuga cy'ubutumwa kinyereye, hari abakinyereza ba sekibi. Rero inyura mu nzira inyereye, bigusaba nawe ibikoresho bihambaye byahangana nyine n'ubwo bunyerezi. Urugendo rw'umukristo hano ku isi ni ubutumwa bugoye, ni intambara y'ikibi ndetse n'icyiza. Hari rero inyamaswa ebyiri Yezu aduhayemo urugero muri Ivanjiri ya none, inzoka ndetse n'intumwa. Ntabwo ari ukurumana nk'inzoka iri mu ishyamba, ya mahane y'inzoka, ahubwo ni ukuba umunyabwenge ndetse n'indahemuka. Ni ukukamenya gushishoza hakiri kare, kuko abana b'iyi si nyine bafite ubwenge buhambaye, amayeri ndetse n'amacenga byo kuyobya ndetse no kurinagiza abana b'Imana.
ariko abana b'Imana, abakristu, intumwa zigomba kurwanisha ubwenge buvuye hehe? Buvuye ku Mana, gutsindisha Imana, gutsindisha izina rya Yezu. Nuko rero nta gucabiranya, nta kuryarya, nta kubeshya, nta kinyoma, ahubwo ubudahemuka, l'honnêteté. Ako kaneza aragakunda, ubudahemuka, kurwanisha intwaro z'ijuru, ukuri, kuko abanzi turwana nabo si abantu gusa, ahubwo n'ibikomangoma by'isi nka ndirimbo twahereyeho. Reka muri aka kanya dusuzume ingero enye rero z'abari mu butumwa badahoma guhura n'ibibarwanya n'ibitotezo. Ariko se umuti ni ukubihunga? Salusi ni fuga, ni ugukwepa ubutumwa, ni ukurambika, ni ukurambarara. Akarya tegeko ryiza ry'umubyeyi yasubiriyeho umwana we wari unaniwe n'urushako, wari ugiye gukora divorce. Umubyeyi aramubwira ati, mwana wanjye rero nta mubyeyi wegura ku bubyeyi, nyuma kuma ashobora kwegura, umudugudu akegura, gitifu akaba yakwegura, umutegetsi akaba yakegura, ariko se mama yakwegura ate? Papa yakwegura ate mu rugo rwe? Mubyeyi wakwegura ute ku bubyeyi? Inshingano z'umubyeyi wazegura ute? Ntawegura ku bubyeyi. Izo ngero enye rero ni izi ngizi. Devant l'opposition et la persécution, ni padiri, umubyeyi, urubuto ndetse n'umutima. Ducunge uburyo bagiye kwegura kubera ingorane bahuye nazo mu butumwa bari gukora. Reka duhere ku rugero rwa mbere, padiri. Ngo padiri wareraga mu iseminari nto, petit séminaire, abitegura kuziha Imana. Nubwo ababyeyi benshi muri iki gihe ngo basigaye barerera mu iseminari nto, bakifuza gusa guharira abana babo nk'ishuri ry'ubwenge gusa bazakuramo, nyamara bakibagirwa akandi cy'ingenzi batazi, ku ijwi ry'Imana ritambuka aho ngaho nyine ngo rituma abo bana aho Imana ishaka, hapana ababyeyi bashaka gusa. Inkuru y'umwana isubira inyuma, ngo nuko ngo bari mu iseminari, abapadiri bari kwibaza uburyo batagoheka, bagakora mu nijoro bahangayikira abana bari kurera, ariko abana bagakomeza kwitwara nabi. Ndetse hakagera n'igihe habura n'umwe ushobora gusaba gukomeza kujya mu iseminari nkuru. Nuko ngo umuseminari umwe arazegera padiri aramubwira ati, padiri rero ngiye iyo mbona muducunga cyane, burya ntituba twisanzura, aho turi hose muraducunga, twaba turi muri chapelle turi kwisengera, ngaho muduhagaze hejuru, muduhagaze inyuma, muri kutugenzura, uri kutureba, twibaza naho muri gusenga koko, ko mutureba turi gusenga kandi twese tugomba kureba Imana akaba ariho duhanga amaso, mwagiye musenga natwe mukaturekera ubwisanzure bwacu ku Mana. Ngiye rero numva nta bapadiri, kuko mwebwe muhera mu gucunga gusa abasenga, ariko mwe ntimusenge. Padiri udasenga kuko yabaho? Ngaho ababyeyi fora uburyo padiri agiye kujya ahumiriza wese nk'uwatwawe mu mwuka, ubundi nawe asenge, atongera kureba abo baseminari, kugira ngo asenge wese nyine atarangara, kugira ngo azagwize abaseminari benshi mu iseminari nkuru bazaba abapadiri, bityo azabona abapadiri benshi. Nuko padiri asubizaho mu seminari ati, iyo mbareba neza mba ndi kubona Imana, iyo muncitse mugatana kandi ari mwe nshinzwe, ntacyo naba nkora, ntacyo naba nicyo buriya, ntabwo nasenga mbasize. Iyo mutarangaye nanjye sindangara, iyo muri kugenda neza nanjye tuba turi kumwe. Isengesho ryanjye rero mu iseminari ni abanyeshuri nyine ngomba gusohoza ku Mana, nkabareba nkabacyamura, nkaberekeza ku Mana. Rero nzaguma kubacunga mpaka kubona igihe tubona nyine mwitwara neza nk'abantu bakuru. Nk'umuntu ucunga rero, iyo muri kwitwara nabi, isengesho ryanjye riba nkene, la pauvreté de ma prière. Naho mwakwitwara neza, isengesho ryanjye rikaba riche, rigahumura neza, nta nurabo koko ndi kubacunga. Iyo rero utari gusenga neza, nibwo ubona abari kugucunga, nibwo ubona abari kukugendaho, nibwo ubona abanzi. Buryo ntari gusenga neza nibwo ngwiza abanzi kandi byaba. Urugero rwa kabiri, umubyeyi. Umugore w'umukristo aherutse kwivovota cyane bikomeye uburyo asenga nabi, arangara ku buryo ngo yasubiye inyuma mu by'Imana. Maze umunsi umwe ngo ahora n'umukatishiste, mwarimu w'agatigisimu, atangira amubwira ingorane zamugezeho akababaro ke. Nuko rero aramubwira ati, mwarimu rero njyewe sinzongera kujyana abana mu kiliziya gusenga, kuko ngerayo aho gusenga umwana akanderanja, akagenda akubagana, arogoye abandi, akajya gusahinda hirya no hino, akarira sinakubwira, agasohoka. Ubwo icyo gihe nanjye sinongera gusenga icyo gihe, ahubwo mbera hanze muhibere, mwitaho, muhorereza. Ibyari ugusenga n'ubundi singikoze. Rero ikiruta nuko nafashe umugambi ko ngiye kubwira umugabo wanjye ibi bikurikira, ko tuzajya tujya ibihe nawe, rimwe akamusigarana
nkajya gusenga, ubundi nawe nkazamusigarana ikindi cyumweru cyangwa igihe twagiye gusenga, tukagenda tujya ibihe byo kumusigarana, cyangwa n'ubundi tukaba twamusigira umukozi, ubundi twigire gusenga, cyangwa byo gusenga kujya mu misa mu mwiherero, tukaba twabireka kugeza igihe umwana azakurira, noneho atakiturogoya mu isengesho, atakidusakuriza, kuko ndareba nkabona ndi gucumuza abandi, nanjye nkumva Imana iri kuyiryarya. Ikiruta rero ndareka umwana cyangwa ndeke isengesho. Nuko mwarimu aramubwira ati, umvira itegeko mubyeyi, umuntu asenga uko ari, ugasenga n'amateka yawe ashaririye cyangwa meza, ugasengana n'ubuzima bwawe, kumenya gusenga mu mateka yawe, mu bibazo byawe, mu byishimo byawe, mu mahoro yawe. Iryo ni ryo sengesho rinyura Imana, kwereka Imana uko waje, uko uri, ukamwereka umwana wazanye. Nta mubyeyi rero wegura ku bubyeyi. Wowe rero mama, ntiwasenga nk'uko umukarumelita asenga, umukararisi asenga, umuvizitandine asenga, kuko nabo bafite ibarwanya, ibatoteza ku rwego rwabo. Nawe rero nubona umwana akubangamira mu isengesho, ibyo ntukabyitwaze, kuko aya marira y'umwana, uko gukubagana k'umwana mwajyanye gusenga, iryo ni ryo sengesho ryawe rinyura Imana. Rero mubyeyi, umuhinzi asenga nk'umuhinzi, umubojozi agasenga nk'umubojozi, umubaji agasenga nk'umubaji, umusore, umukobwa agasenga nyine nk'urubyiruko, uwihaye Imana agasenga nk'uwihaye Imana, n'ushinze urugo agasenga nk'ushinze urugo, umupapa, umumama. Nuko mu bibazo bye mu buzima bwe, aho niho bahurira n'Imana nyine. Buri wese Imana imwakira uko yaje. Turaje Yesu, twitabye ijwi ryawe. Nta mubyeyi rero usiga umwana we. Waba utwaye iki se mubyeyi? Haba ku meza, haba mu kiliziya, erega ibishushanyo nyine ko ari inshingano zacu tuba turimo nyine, kurerera Imana. Wasiga umwana ugatwara iki mubyeyi? Ubwo ni bwo buzima. Iryo ni ryo sengesho nyaryo ryawe ritavangiwe. Wishaka rero kumera nk'abandi, nguko gusenga n'ibibazo by'urugo rwawe, gusengana n'umwana, kumenya gusenga n'ubuzima bwawe n'amateka yawe. Urugero rwa gatatu ni urubuto. Ngo mu busitani uko urubuto ruhishije neza kandi ruryoshye cyane, abana badahema kurureba, ntibahema kurutera imijugujugu ngo barwangize ubundi barurye. Aha, uko niko umukristo witwara neza, w'indahemuka, ugerageza guhuza ubuzima bwe n'ivanjiri ya Kristo, ugerageza gukora neza, kwitwara neza, dore ko ukora ari ukosa. Bene abo bakristo beza ntibabura ibigusha, ntibabura ibyonnyi, ibitotezo, des oppositions, abakontresigise, ariko se bahagarika gukora neza kuko nyine bumvise ko abakristo b'indani bahura n'ingorane n'ibisitaza? Oya, ahubwo ni ugukomeza kuba intaryarya nk'inuma, nyaryenge nk'inzoka, nguko ubwenge bwo guhangana n'ibibazo by'isi n'abakontresigise, abakurwanya, ukamera nyine nk'urubuto rwiza mu murima ruryoshye, ruryohera abandi. Kwemera kuribwa, être un homme manger, kuryohera abandi. Nuko ubuzima bwawe ntibugasharira abandi na rimwe, ahubwo buhoreho baryohera. Ngubwo ubutumwa buribwa, ukoreshwa, être au service des autres. Ubwo nibwo butumwa Yesu aduha. Urugero rwa kane tujya gusorezaho ni umutima. Umutima, umuhanga ati, quand tu as un bon cœur, tu aides beaucoup, tu fais trop confiance, tu donnes sans compter, tu aimes infiniment, et c'est toi qu'on blesse le plus. Karabaye, ngo iyo ufite umutima mwiza burya, ugafasha abandi, ukabitaho uko ushoboye kose, ukabitangira, ukitwara neza, uri indahemuka, ugasenga neza, ukabuka Imana n'umutima wawe wose uko ushoboye, ugatanga ukitangira abandi, utiziganya kandi nta nyungu zindi witezeho, ugakunda cyane, ukaba umuntu mwiza, umunyamahoro, uzi ko ariwo ukomereka kurushaho, niwo bakomeretsa, niwo bajombagura, niwo batoteza, niwo babara kurenza abandi nyine. Aha, udakora nta kosa nyine. Aha, mukristo rero, niba ushaka kubabara bikuganisha gukubabarira nka Kristo nyine. Niba udashaka guhangayika mu butumwa, nari ngiye kuvuga, irinde umutima mwiza. Ariko nabwo ntawifuza kubaho ari umugome. Kuri ifoto bakazagushyingura uri nk'umugome. Ntawakwifuza kubangamira Imana n'intumwa zayo ndetse ituma mu butumwa. Ahubwo reka twicishe bugufi, twemere intege nke zacu, nk'uko muri ibyo Zaburi yabigarutseho ko turi abanyantege nke, ubundi dusabe Yesu wadutoye akomeza dutume kandi adutungishe ibyiza bye, adushoboze, adutsindire ibigusha, ibishuko, ibiturwanya, imitego yose ya sekibi, uyidutsindire Yesu buri munsi. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha.
Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.